Reka manze mbabwira akantu. Ubuzima bwacu buri mu byiciro bitatu. Ubundi ngiye kubabwira ibyo byiciro ibyo ari byo. Ahahise kuri twebwe, aho turi ubu ngubu ndetse n'ahazaza kuri twe. Ibyo byombi tugomba kubibamo. Ubundi ahahise kuri twebwe hagaragaza byinshi, hatuma uba waramenye byinshi. Aho uri ubu ngubu kano ka mwanya biba byaraturutse ku rufunguzo rw'ibyahise kuri wowe, kuko uba waramenye. Ubundi utari wabona ikintu gikomeye kuri wowe mu buzima, ntabwo uzigera uvuga ngo uzi byinshi. Impamvu ya mbere ngiye kubikubwira, saha izi ngizi nimba mu myaka nk'ibiri ishize warasipetingaga amafaranga menshi ukayakoresha mu buryo bw'amafuti, ariko ubu ngubu ntabwo ukibikora, kuko wamenye uburyo ayo mafaranga ugomba kuyakoresha ukunguka byinshi. Icyo ni icya mbere. Ahahise kuri wowe ni urwo rufunguzo rukugeza aho uri ubu ngubu. Aho uri ubu ngubu nanone ni rwo rufunguzo rugeza ahazaza kuri wowe, ku byo ushaka kubaka imbere. Nicyo kintu cya mbere kitubamo muri twebwe. Ubundi tutabaye muri ibyo bice byo kumva ko dukwiriye kubaka aho turi ahazaza, ahahise kuri twebwe ni imbarutso y'ibyo tuba tubona imbere ndetse n'ibindi biri imbere cyane. Ni mu bice bitatu: ahahise, aho turi ubu, n'ahazaza. Kuko nimba bavuga ngo ibihe bihora bisimburana iteka, kuko nibyo. Nk'umuntu wenda wari ubayeho mu buzima butari fresh mu gihe cyashize, ariko bitewe n'uburyo yatekereje akavuga ati njye nkwiriye guhindura byinshi mu buzima. Atari byinshi nkwiriye guhindura, just hari igihe abayeho neza. Nimba umuntu yaratekerezaga ahahise kuri akavuga ati nzabaho ne ubuzima ko ndabunshanze, ariko akigira icyizere cyo kumva ko akwiriye gukora cyane, agahatana cyane, saha izi ngizi aho ubu ngubu hari igihe ari kwishimira kuko hameze neza, bitewe na bya byiza ubwe na za mbaraga agenda ashyiramo umunsi ku wundi. Ubundi ikintu twese turiho kugira ngo twubake ahazaza hacu, aho tuzubaka umuryango mwiza, tuzagira urugo rwiza, tukaba ahantu heza. Kandi buri umwe wese aho umugabo ava akagera yifuza umugore bazashyira hamwe bakumvikana, hatabayemo ikintu cyitwa ngo ndakora iki, ndakora kiriya, ngo kiriya sinkikora, ngo niwe uragikora. Wapi? Kubalasinga muri byose, mukaringanyiza. Nimba muvuze ngo mugiye gukora iki, mugene mucyumvikaneho, tusheri ejo turajya guhinga hariya. Nimba ari business mugiye gukora, umanze ubiganeho n'umugore wawe. Nimumara kubigana mukabihuza, ukumva neza ko mwashyize hamwe, nta kabuza ibintu bimera neza. Ubundi ikintu nabonye cyica mu buzima bwacu, kumva ko tudakwiriye gushyira hamwe, kumva yuko ubwacu ngo nkwiriye gukora icyanjye, ngo uriya nawe akakora ikiwe. Ubwanyu ku mugoroba mugahurira mu rugo gusa, ntabwo mwicaye ngo mugirane ibitekerezo, ngo mufite byinshi mukwiriye gukora. Umwe narushye, ati nanjye narushye, mugasinzira mu gitondo, umwe agacikwe n'undi agacukwe. Ibyo ntabwo ari byo. N'ubwo rugo byange binoge, rusenyuka vuba. Niyo mpamvu dukwiriye kuba muri ibyo bice bitatu uko ari byombi. Ibyo bice bitatu uko ari byombi mbabwiye nibyo bishobora kutugaragariza abo tugomba kubaba. Ahahise kuri wowe hawusigeye iki? Aho uri ubu ngubu hari ukukwereka iki? Ese ahazaza kuri wowe uri kuhatekereza gute, uri kumva uri gukora iki kugira ngo uzahagere? Ubundi tugifite ubuzima, ntekereza ko nta kintu na kimwe tutahageraho. Ubuzima ni rwo rufunguzo rw'ibintu byose dushaka kuzabona. Tudafite ubuzima nta na kimwe twaba dufite. Tudafite ubuzima
icyo twifuza ntitwaba twakigeraho. Ubundi gufunguka mu mutwe tugatinyuka na bya bintu twumva ko dukwiriye twumva ko tubabisuzugura ngo ntitwabishobora, dukwiriye kubereka yuko tubibashije. Ubundi icya mbere cyo ni uko dufite icyo dukuramo kizima, dukuramo iki kizima. Nta mwanya wo gufata ngo njye gutekereza ku muntu ibintu bitari byiza, ngo kuki ari gukora biriya, ngo habaye iki, byagenze bite. Uko nitwara today niko rufunguzo runyereka uko ngomba kuba hazaza cyangwa